Intangiriro y'igitabo cy'ubuhanga. Nimukunde ubutabera, mwebwe bategetsi b'isi, muzirikane Nyagasani mu buryo buboneye, mumushakashake n'umutima utaryarya, kuko yiyereka abantu batamwinja, akigaragariza abatamwima ukwemera kwabo. Koko ibitekerezo bitaboneye bicisha ukubiri n'Imana, maze nyir'ububasha akamwaza ibipfamutima bimwiyenzaho. Ubuhanga ntibwinjira mu mitima ugira nabi, ntibutura mu mubiri ushikamiwe n'icyaha, kuko umwuka mutagatifu wujijura uhunga uburiganya, ukagendera kure ibitekerezo bihubutse, akarengane kaba gahingutse ugapfukiranwa. Ubuhanga ni umwuka ugwira abantu neza, ariko ntibiwubuza guhanira umuntu amagambo ye atuka Imana, kuko Imana ariyo imuzi wese uko yakabaye, igacengera umutima we ikurikije ukuri, kandi igatega amatwi amagambo amuva mu kanwa. Ni koko umwuka wa Nyagasani usendereye isi, maze wo ubumbatiye ibintu byose, ukamenya n'ibivuzwe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana.